quickly respond to it. Aya ni amagambo ya Obama yivugiye ubwe muri 2014. Umva sasa amagambo nyazivugiye kuno. We have to put in place dutegure igikorwa remezo yarameze nk'avuga bategure nk'ivuriro rinini cyane cyangwa bategure ahantu bashyira abarwayi hizewe kandi hanini. An infrastructure, not just here at home, ndetse ntibikorwe mu rugo muri Amerika honyine, but globally, ahubwo isi yose ibikore, ishyireho ivuriro cyangwa igikorwa remezo rusange that allows us to see it quickly, kugira ngo nibiba ngombwa bazahangane byihuse, isolate it quickly, bitaze mu buryo bwihuse, respond to it quickly, cyangwa banahangane n'ikizaba kibateye cyose mu buryo bwihuse. Yari amagambo ya Obama 2014 ateguza ko hari indwara igiye kuzaza, icyorezo karahabutaka karundura kizafata isi yose, if and when kugira ngo ndabaye haje a new strain of flu, virusi nshya y'ibicurane like the Spanish flu, imeze nka Spanish flu, crops up 5 years from now, imyaka 5 uhereye none, yivugiye aya magambo muri 2014, or a decade from now, cyangwa imyaka 10 uhereye none, we've made the investment. tube twarateguye iryo shoramari, twarashyize kera ipinda ahantu runaka hizewe ryo kuzarwana no guhangana n'icyorezo, And we're further along to be able to catch it. kugira ngo tutagose twateye intambwe turi imbere cyane, twarasize ibizadutera twarabyiteguriye kera. Yari amagambo ya Obama avuga ngo mwitegure ko vuba ngaha hagiye kuza icyorezo mu myaka 5 uhereye none. Aha ngaha hari muri 2014, kandi mbibutse muri 2019 nibwo haje karahabutaka. Abagabo ni babi. Yari amagambo yivugiye ubwe.